nabonaga ahantu hose ndavuga ati se bazajya bahora bankorera intebe buri munsi nyine niburira icyizere ndagatereka ngiye kwicara kuko intebe nyinshi mu bigozi bari ndende cyane kandi kugira hari abashobora kuba bagusira inyuma ukabura kureba ku kibaho ugira yamanutse agiye nko mu mujyi abenshi barambwira ati dore sheri wawe gura ni ugukwiriye si wabizi ntabwo wabizira reka icyo gitekerezo cyose sinzi keretse kingwiririye ntabwo umwana yashyika si ubwo nyine nagenda mu rugo rwanjye ntabyara ntabwo nabyara kubera indeshyo ni ukuri abaganga bivuze ko kugira amagingo yanga ukiri isugi oya ntabwo agiriye ibyo ndabizi wowe warataye ubusugi mu myaka nk'ingahe ishize 24 Yes, reka twongere tubasuze rero inshuti bakunzi ba Daily Vibers TV. Twari tumaze iminsi myinshi ariko ntago igera ku cyumweru tutabonana. Mu biganiro byacu bisanzwe musanzwe mumenyereye aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa tugiye kugana mu buryo butandukanye. Mumenyereye ko tubahereza abatumirwa mu buryo butandukanye, yaba abahanzi, yaba abantu b'ibyamamare, yaba donc abantu bagiye batandukanye. Ibyo akaba ari ibiganiro bigihariye dusanga kuri televiziyo yacu. Ariko tukaba twarabashishikarije gukora subscribe mwarabyitabiriye muri benshi nano bari kumwe mutarabikora turabasaba ngo tubikore. Hanyuma rero ntago turi buze gutinda turagira ngo twibwirane umutumirwa turi kumwe abibwire ababwire amazina ye imyaka icyakora ndetse n'ibindi byinshi turi buze kumubaza turaza kubyumvikanaho. Hanyuma mwiriwe neza? Yego. Amakuru yawe ni meza. Hanyuma tugeze amahirwe yo kukwakira kuri mikoro za Daily Vibers TV. Ngiye kukwakiriye nitwa Joy. Wowe witwa nde? Twiragiye Beata. Beata no kuvuga ngo ni Betty mu by'iyi minsi. Hanyuma Betty mutuyagana he? Aho ndi kubarizwa. Ni mu karere ka Rusizi. Murenge menya wa Kamembe tu. Hanyuma Betty umuntu akurebye yaba uko wambaye no kuvuga no kugaragara biragaragara kuri smart ibyo birarubize ni byizeho cyane tu hari umuntu wabikubwira se abantu benshi barabimbwira byiza cyane hanyuma rero tugiye kuba open cyangwa se kwirekura mu kiganiro kugira ngo tubashe kuganira. Hari abantu benshi batubazaga ibibazo, hari abandi bakurebaga bakabura baguhera kubera ko iyo bakubona ugenda mu nzira cyangwa mu muhanda kenshi bakunze kubona uri smart. Niba ugiye ku isoko ni ku isoko donc ukagenda uri straight hanyuma Betty mu by'ukuri ni muntu ki? Betty ni umukobwa ukunda ibyishimo byinshi, nta kibazo muri we yigirira kandi yigirira icyizere nubwo nyine hari aho kigeraho kikagabanuka. Cyambere ni icyizere, ugomba kwigira icyizere kuko bageze ku isi. Ubundi se Betty avuka mu bana bangahe? Betty avuka mu bana 8 no wa gatandatu. Umuntu akurebye arabona uri nk'umukobwa, uri umukobwa usobanutse. Wize amashuri angahe? 6. Yisumbuye? Abanza. Wize ku kihe kigo? Ikigo cya mu karere ka Nyamasheke mu kigo cyitwa Kanazi. Hanyuma Betty se kubera icyo utabashije gukomeza? Icyizere cyahabanje kiragabanuka reka kuko nabonaga ahantu hose ndavuga ati se bazajya bahora bankorera intebe buri munsi nyine niburira icyizere ndagatereka ngiye kwicara. Hanyuma Betty ko numva utangiye kudusetsa aribwo ikiganiro kigitangira iyo uvuga ngo ntago bazajya bahora bagukorera intebe ubundi wari ushatse kuvuga iki? Kuko intebe nyinshi mu bigozi bari ndende cyane kandi kugira hari abashobora kuba bagusira inyuma ukabura kureba ku kibaho.
none se Betty wenda turi buze kwinjira mu kibazo neza tuganire urambwiye uti ntabwo ushobora kurangira wagize ikizere cyabaye gikeya bitewe nuko wahoraga bagukorera intebe nyamara hari umusore turi buze kukubwira ushobora kuba umukubye nka kabiri mu ndeshyo ariko we kugeza ubu ari kwiga mu wa gatanu segonderi waba umuzi mba ndamubona nyine ahantu henshi bakunda kumugira yamanutse yagiye nko mu mujyi abenshi barambwira ati dore sheri wawe gura ni ugukwiriye hanyuma uriya musore mupfana iki uyu musore Enoke wavugaga mupfana iki ntacyo ni uko mubona gusa ni uko umubona ukumva uramwishimiye nawe ndamwishimira nyine hari abavuga ati reka ngo mbe nigirire icyizere nanjye hari abo nsumba hanyuma se abakunzi bacu yewe by'umwihariko nawe afite inzozi z'uko mwahura mukicara mukaganira wenda ubutumwa ashobora kuzakugezaho nibwo ntaramenya ubwo butumire wowe bwakiriye gute nta kibazo nimba ari redi yo kuza kunganiriza nta kibazo nanjye ndi redi ndahari urumva mu biganiro mushobora kuzagirana ari iki gishobora kuba kiguteye amatsiko ibyo azambaza byose nibyo ndi kumva mfitiye amatsiko nuko azanyakira nyine duhuye urifuza ko mwahurira hehe mushobora kudusaba tukabahuriza kuri mikoro za Daily Vibers TV ushobora kudusaba tukabahuriza kuri convention ariho hari twita kuri Marina Bay hano Rusizi cyangwa se n'ahandi mwifuza urifuza ko twabahuriza hehe hoteli se ni iri Rusizi Marina cyakora niwifuza ko mwaho wowe uretse ibyo azakubwira ikibazo cya mbere uzamubaza ni iki icyo nzamubaza nimuramuka muhuza zamubaza nyine ibyo yanyifuzaho yego ninumva hari bifite injyana tuzakomezanya hanyuma se Betty uri mu kigero cy'imyaka ingaho ubu ngubu 25 mu kigero cy'imyaka 25 ntabwo waba ugeze igihe cyo gutekereza ko washaka kubaka urugo ibyo si wabizi ntabwo wabiziraho reka icyo gitekerezo cyo sinzi wapfa ntagifite keretse kingwiririye kubera iki udashaka kubaka urugo kandi tubona umukobwa ufite amataye wambara neza ukuntu wasokoje vraiment uri smart kubera baramubwira ati ntabwo umwana yashyika ubwo nyine nagenda mu rugo rwanjye ntabyara ntabwo nabyara kubera indeshyo n'ukuri abaganga babikubwiye oya ni abantu duhura wazagerageje se ukareba kuko nimba utabyara oya bigerageze aya bivuze ko kugira amagingo yanga ukiri isugi oya ntabwo agira ibyo ndabizi waba warataye ubusugi mu myaka nk'ingahe ishize 24 wari utubwiye yuko wataye ubusugi ufite imyaka 20 mu myaka 20 nishize ariko uko mbyumva numva wari ufite umwaka umwe sinzi niba ubaze neza wasubiramo ukatubwira 24 byageze gute kugira utubusugi bambwiraga ati kubera ndibwa mu nda ngo ati ntubonana n'umugabo bizakira ariko naje gusanga nuko nshuka nyine baranshutse nasize ikigare abo babikubwiye bari bantu ki bari bafite imyaka ingana gute yari abantu b'abagabo ubwo ntabwo baguhohoteye ntabwo bamuhohoteye 24 bavuga ko bamuhohoteye nese wumvaga bimeze bite muri icyo gihe wabikoraga nta cyiza cyabyo nabonye ntacyo kuko habwa ko ari ikihe cyiza none se ko yakomeje irandya ndirana n'ubitindya nta cyiza nabonye nawe umuti wawe nawe nabonye ntabwo baranshutse waba waragerageje kujya kwivuza ku baganga kugira ngo bamenye ikibazo waba ufite abaganga ikibazo cy'iki barambwira ati nzabyihorere ahubwo noneho
noneho nkoresha ibinini kuko naje gusanga nzajya nkomeza ndibwa birenze ngo cyane nkajya kugura ibinini muri farumasi. hanyuma se Betty mu buzima busanzwe ukora akazi biki? Ndi mu rugo nyine n'ibisanzwe. Ukunda iki se mu buzima bwawe uretse gukuba tubwiye ngo ukunda kubuseka kwinjoyinga, ukunda gukina iki, ukunda kurya iki, ibintu nk'ibyo ngibyo? Ibirya nkunda ndabikunda byasana, ariko hari ibyo nkunda cyane hari n'ibyo ntakunda cyane. Nkunda nk'ifiriti n'umuceri cyakora n'ubugari nibyo biryo ndya nkumva ndashishikaye. Ko numva se ukunda ibiryo nk'ibyo kandi wakuze? Oya ntabwo ari nk'ibyo abana reka nyine ni nk'ibyo abana nyine nibyo niyumvamo nijya nkumva ndariye. None hari ibindi nishobora kurya nkumva nk'aho ari ukuburara. Yes. Hanyuma uri kutubwira cyangwa se utubwiye yuko udateganya ibintu by'ubukwe, ubundi umwuga wabuze gukora ni uwuhe? Umwuga nari ndi kwiga ibyo gusuka, kubaza kunsira mu Kigali ngo cyo kubyina ngo cyo kujya modeling, nyine biza gusanga nta kintu naba ndimo banabyihoreye. Uhitamo kubyihorera. Kugeza ubu icyerekezo cyawe cyangwa intumbero ufite ni iyi? Intumbero ubuzima bwawe bw'ejo hazaza urabuteganya kuri gukora iki? Numva nakora ikintu cy'ubucuruzi. Umaze kubona igishoro? Ntabwo ndakibona. Uteganya kugikura? Ngize amahirwe bakakima nyine mba numva nacuruza cyangwa nkorora biterwa nicyo cyanyungura. Hanyuma Betty utuye muri uyu mujyi wa Kamembe, ukunda no kutemberamo, akenshi sinzi niba bitajya bikubaho ukaba uri kugenda mu muhanda ukabona abantu benshi birukanse baje kukureba, wiyumva gute iyo bigenze gutyo? Umva njyewe baje kundeba, umva ndabasuhuza nkabasekera, nkumva nta kibazo mfite. Cyakora nkuza akambwira nk'ijambo ribi ndakarira bose n'uwo ntari kubivugisha nkahita murakarira kuko yambwiye ijambo ribi. Betty se mu by'ukuri mu myaka 25 ufite, watubwiye ko ntabwo uteganya ariko ushobora kuba udateganya ubukwe ariko ukaba ufite fiancé, wamufite cyangwa waramwigeze? Nta mfite. Nta n'uwo wigeze? Namujyanye mu rugo nyine baravuga ati uwo ari kugutesha umwanya nakureke uracyari mutoya. Wowe se ukumva uzakura ugeze nko ku myaka ingahe? Simbizi. Ntabwo bizi? Ntabwo bizi ni ukuri. Usengera muri hedini? Umugatolika. Wakomejwe uranabatizwa? Amasakaramentu yose ndayafite. Hanyuma rero ku bantu bagukurikira cyangwa se bakubona, ni nk'ubuhe butumwa wabahereza bakwitiranya? Arabavuga yuko umuntu ushobora kuba ufite icyo nakwita ubugufi budasanzwe, ashobora kuba yenda asari mu muryango, ashobora kuba ari ibintu byakugwiririye, ntibumve ko nawe ushoboye, ufite ubushobozi kimwe n'abandi bose. Kandi tumaze kubibona kenshi mu biganiro twagiye dukora, twabonye yuko ari umuntu ufite ubugufi nk'ubwawe, ari umuntu nk'abandi ukora byose, ushoboye byose, kwigara bishobora. N'ubuhe butumwa wahereza abantu bagifite imyumvire iri ku kigero cyo hasi gutyo? Ubutumwa nabaha ababyeyi, hari ababyeyi bateye nabi, hari n'ababyeyi nyine bafite umutima wa kimuntu. Mereye nko kuri mama wanjye nyine yarandeze kimwe cyose, na n'ubu aracyankunda, aravuga ati mwana wanjye ntabwo nakwanga nubwo wavutse nyine ukahura n'ubwo bubazo, kuko nyine mu byo bambwira ubugufi bwanjye aho bwahereye ni uko navutse mfite inyonjo mu mugongo. Nyine baragira kuko barakambwira ati wari buzahure n'umuganga w'umuzungu ngo azakubaga. Barangije baragira umuzungu ngo yaraje kwitaba Imana, nuko mbyumva
inyonji isa kugenda nyine mfite ntekereza nko mu myaka nk'itatu cyangwa ine iza kugenda niho birangije nyine nanjye nkura gutya nisanga gutya ati nta kibazo kuba mama nkunda na papa nkunda nta kibazo ababyeyi nabo bajye bagira umutima wa kimuntu nyine nka mama na papa kuko iyo ubyaye umwana azi akamera nabi si uko ugomba kuvuga ati ngo ngiye kumujugunya ngo ngiye kugira murere nk'uko wareze abandi umuhe icyizere umubwira ati mwana wanjye ejo n'ejo bundi nawe ushobora kongeza aha cyangwa hehe cyangwa ukigirira icyizere nawe ushobora gukora ababyeyi nyine nabashishikariza gukunda umwana nk'uko ukunda umuremure cyangwa umeze ute bisaba byose bakabiba gito hanyuma se Betty ubuzima bwawe uhora wishimye ariko se niki cyaba cyarakubabaje mu buzima kugeza uyu mwanya udashobora kwibagirwa mu buzima nk'umuntu nyita ngo igikuri ibyo bintu birambabaza cyane cyane nkumva aha numva nyine nitareye icyizere ariko abantu ntibakaguca intege ko wiremamo icyizere ugateganyiriza ejo hazaza niko n'ibindi ushobora kubyakira kuko abantu bose ntabwo bashobora kumva ibintu kimwe twebwe icyo tubona ni uko tubona ko ushoboye kandi ufite inshuti ufite abavandimwe twese turagukunda sibyo turagukunda kandi tukwitayeho nta mpamvu rero yo kugira ngo ube wakwiheba hanyuma rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu Betty mu buzima busanzwe wambwiye ko mwavutse muri abana 7 umunani ukaba uri uwa 6 abandi baba barashatse bane barashatse abandi ntabwo barashaka uwo nkurikira nanjye n'unkurikirana undi musaza wanjye mutoya ntabwo barashaka barize bagiye biga nyine keretse uwo muhererezi ukiri kwiga hanyuma rero inshuti bakunzi ba Daily Vibers TV mu by'ukuri tubashimira yuko mudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi dukunda yuko ibiganiro byacu dukora mutureba kandi tubashishikariza kubikurikira kubera ko ni ibiganiro bifasha ubaka kanya rero twari turimo turaganira n'umutumirwa nakita ko ari umutumirwa mwiza uhasha kuganira uhorana ibyishimo umwe mu bantu isi ikeneye afite ibitekerezo byakubaka umuganirije nawe wakumva yuko hari aho ashobora kukuvana mu myumvire hari naho ashobora kukugeza ibi birajyana nuko abantu hirya no hino bagira imyumvire igiye itandukana bakumva yuko umuntu niba abyaye umwana akaba afite icyo nakita ubugufi undi akagira uburebure bikaba batandukanye ku buryo ubugufi bushobora kuba budasanzwe icyo gihe ukabagira bamwe ukabatetesha uwo nguwo ukamufata nabi ntibikwiye ababyeyi abana bose bari bakwiriye gufatwa kimwe cyane yuko ushobora kwiga nawe ashobora kwiga ashobora gukora nawe arakora ibyo rero nkaba numva ari inyigisho nziza ni nayo mpamvu tuba duhamagaje umuntu nk'uyu kugira ngo abaganirize mwumve ibitekerezo byiwe maze abafashe guhindura imyumvire hanyuma rero mwe mutarakora subscribe ni mubikore nona reka dusabe Betty abatubwirire Betty tubwirire abadukurikiye cyangwa abakurikira ibiganiro byacu babwira ati nimukore subscribe kuri Daily Vibers TV urabyanze kubera iki biragoye yes twebwe rero inshuti zakadasoka reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye kugira ngo mukurikire ikiganiro cyacu tubashime yuko muri inshuti zakadasoka kuva ku ntangiriro kuzageza igihe tutazi nimva hano hazaza undi kandi nawe muzamukunda njyewe rero ndacyabakunda nitwa Joy mwari kumwe mu kiganiro